icya mbere ijambo ry'Imana mu busenga ubudasiba. Uyu bita Enoki twavugaga wagendanye n'Imana imyaka 360 n'ingahe. Uyu Enoki si uko ataratunze urugo rwe, si uko atahingaga, si uko atororaga, ariko byose yakoraga nka kwa muririmbyi yavuze ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Inka za Enoki zahimbazaga Imana, imirima ya Enoki yabaga irimo gukiranuka kw'Imana, intama za Enoki zabaga zirimo ubwiza bw'Imana. Isumba byose jendo umunyantege nke muri sikondo mwimukira nagufite nagera uje imbere beringabi nkingira turabakiriye inshuti zacu za gusenga everyday. Imana yo mwijuru w'umugisha abari ku mpande zine zitandukanye, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari muri Australia, abari muri Afrika, abari mu Rwanda, turabasuhuje cyane kandi tubashimira ko mugenda mudukurikirana ku biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Imana yo mwijuru w'umugisha abantu batarakanda subscribe, turabasaba mukande subscribe, mukore share, mukore like, ubutumwa mubugeze no ku bandi. Imana yo mwijuru w'umugisha cyane. Nkuko mubibona kuri kamera dufite umukozi w'Imana agiye kubibwira, turamwakiriye kandi twakiriye na kamera wacu. Imana yo mwijuru w'umugisha. Murakoze. Nitwa Muyenzi Simpunga Charles, niwe muri kumwe muri kano kanya kuri channel yo gusenga everyday. Ndagira ngo rero bene data mudukurikiye mugubwe neza kandi umwuka wera be hagati yacu kugira ngo turusheho kumva ijambo ry'ubugingo ridufitiye akamaro haba mu gihe cya none n'igihe kizaza cy'iteka ryose. Mbere yuko tuganira rero bavandimwe kandi bene data, ndagira ngo dusome amagambo y'Imana aherereye mu butumwa bwiza bwa Kristo Yesu nk'uko bwanditswe na Yohana ibice ni 15 n'umurongo wa 7. Haravuga ngo nimuguma muri jye amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Amen. Nimuguma muri jye amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Iyo duhereye ku murongo wa mbere w'ibice 15 dusanga ko intangiriro y'amagambo umwami Yesu agaragaza ko ari umuzabibu, natwe abamwiringiye cyangwa abamwizeye tukaba turi amashami. Akerekana ko ishami ridashobora kubaho ritari ku muzabibu, kandi kavuga ko yuko iri ku muzabibu ryose rigomba kwera imbuto. Iritera imbuto bakarikuraho bakaricana. Ariko akongera akavuga ngo ntabwo ishami ryakwera imbuto ritari ku muzabibu, ngo uko ishami ritakwera imbuto ritari ku muzabibu niko namwe mutakwera imbuto mutari kumwe nanjye. Uwo ni umwami Yesu ubitubwira n'amagingo aya ngaya ukiganira n'itorero cyangwa se n'abantu bose yiremeye mu ijambo rye. Rero mbere yuko tuvuga kuri aya magambo yo kuguma muri Yesu Kristo umwami wacu n'amagambo akaguma muri twe kugira ngo icyo dusaba cyose tugihabwe, tugomba kubanza tukamenya uwo ari we, uyu tuvuga Kristo Yesu, tukamenya na data uwo ari we, none hasigaye
tukabona no kuganira no ku bijyanye n'inyungu yo kuguma muri Yesu n'amagambo yakaguma muri twe. Ijambo ry'Imana iyo dusomye ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu nk'uko bwanditswe n'uyu Yohana, igice cya mbere bitwereka ko uyu Yesu Kristo ari we jambo, yahoranye n'Imana kandi uyu jambo yari Imana. Ni ukuvuga ngo Imana si ebyiri, ariko uyu Kristo Yesu wahindutse umuntu akambara umubiri yahozeho ari jambo w'Imana. Ni ukuvuga ngo yari mu Mana Data. Niyo mpamvu Imana nk'uko tuyisobanukirwa nk'uko umwuka wayo wera arushaho kubiduhishurira, ifite ubutatu cyangwa ubugingo butatu buri muri yo. Hariho Data, hariho n'Umwana n'Umwuka wera. Data n'Umwana n'Umwuka wera si Imana eshatu, ni ubugingo butatu bugize Imana imwe, nk'uko umuntu agira umwuka akagira ubugingo akagira n'umubiri. Ntabwo ari abantu batatu, ntabwo wafata muyenzi ngo uvuge ngo muyenzi umwe ni umwuka undi byose ni umuntu umwe, ariko ni ubugingo butatu bugize Imana imwe, nk'uko umuntu afite ubutatu nawe bw'umuntu burimo umwuka n'ubugingo hamwe ndetse n'umubiri. Rero Imana Data yigaragarije mu mwana wayo, ari we wahindutse umuntu, ari we wahoze yitwa jambo, kandi n'ubu ibyanditswe byose niwe nyirabyo kandi byose bikomoka kuri we. Ibyaremwe byose ari ibigaragara, iyo tuvuga ibigaragara ni imibumbe y'amajuru, n'isi, n'inyenyeri, n'ukwezi, ni abantu, ni inyamaswa, ni ibiguruka mu kirere, hakaba n'ibitagaragara. Ibitagaragara ni ibinyamwuka. Twavuga nk'abamarayika ntibagaragara kuko bagizwe n'umwuka. Twavuga n'abadayimoni cyangwa amashitani, nabyo ni ibinyamwuka. Ibyo byose byaremwe n'Imana. Hariho ibyagomeye Imana birahambirwa, birajugunywa kandi bikazacirwaho iteka ku munsi w'amateka. Hariho n'abamarayika b'Imana bahura imbere yayo, ndetse hari n'abera b'Imana bapfuye bizera Kristo, umunsi impanda yavuze bazazuka, ndetse bakazazukana n'abazaba bakiriho, ndetse bakazahindurwa bose n'abazaba bakiriho bose bagasanganira Umwami Yesu. Impamvu mvuze aya magambo ni uko tugomba kumenya yuko aya magambo avugwa hano niko kuri guhoraho. Niba ushaka ukuri kose kuruta ukundi kuri, ni ahangaha muri Bibiliya mu ijambo ry'Imana cyangwa se mu magambo y'Imana. Hari amagambo menshi, inyigisho nyinshi z'ubwenge zijyanye na fizike cyangwa shemi cyangwa biyoloje cyangwa se bijyanye n'ibinyabuzima cyangwa se ibinyabutabire n'ibindi nk'uko bagira, ariko ibyo byose iyo ugiye ukanabikurikirana uhereye ko ubushakashatsi bwatangiriye, uko ubushakashatsi bwemezaga mu myaka 100 ishize, si byo biriho ubu ngubu. Hari ibyo dusanga byari ibinyoma kirya gihe, abandi bakavuga bati ariko ijambo ry'Imana ryahozeho riba ari ukuri, kuko uwarivuze ni uwahozeho iteka ryose, ntabwo yigeze aremwa. Ikindi cya kabiri, azahoraho iteka ryose, kandi n'abo yaremye bamwiringiye bazahoraho iteka ryose. Rero ibi ngibi tuvuga bene data ntabwo ari amagambo yasanzwe, ntabwo ari filozofi, ibi ni amagambo y'umwuka, kandi nta yindi risherishe yakora. Ntabwo wakwiga cyane ngo uzagere muri universite ngo uzamenye Imana. Imana uzamenya yuko wayemereye mu mutima. Imana uzayisobanukirwa nuko wapfukamye ugasenga. Imana uzayisobanukirwa nuko wayegereye ukayikiranukira. Icyo gihe izakwiyereka, nikwiyereka izakukoresha ibidasanzwe. Ni muri urwo rwego tubona amateka y'ababayeho bose, intwari zabayeho. Abantu akenshi basaga n'abasuzuguritse, ariko Imana ikiyerekana. Tuvuge nk'urugero nk'Abisirayeli barabacakara, ariko umwuka w'Imana wari uri mu hagati yabo, na jambo w'Imana wari waragize icyo abavugaho, n'amasezerano bari bafite uhereye kuri sekuruza Aburahamu. Hakoretse ibitangaza muri ubwo bwoko. Icya mbere, igihugu cya Egiputa cyahuye n'ibihano, ariko nta Mwisirayeli wigeze ahura n'igihano. Icya kabiri, Farawo yabarekuye atabishaka. Icya gatatu, aba bantu bambutse inyanja itukura, habonekamo umuhanda. Abandi bagiye kugera kubw'ijambo cyangwa kubw'amagambo y'Imana, bari barakiriye, bari baremeye, bari barumviye. None bageze ku nyanja itukura, hagaragaraga ko ari urupfu.
ingabo za farawo zari inyuma ndetse zari zifite marari zivuza induru, abazi by'imirwano barabizi, zavuzaga induru nyinshi cyane. Ariko bageze hariya hari abitwaga abanyagupfa b'Abisirayeli. Mu kanya umuhanda uraboneka, mu kandi kanya binjiramo barambuka. Abisirayeli abanyagiputa bawugezemo urabarengera. Ayo ni amateka ahari. Iyo tugiye mu bijyanye n'ubwato bwa Nowa, ibyo byose ubushakashatsi bugaragaza ko ubwato bwa Nowa buri ku musozi wa Ararati. Bisobanura yuko nta kintu Bibiliya ivuga kitari ukuri. Ni ukuvuga ngo aya magambo y'Imana Yesu wakoraga kirya gihe n'ubu aracyakora, n'ubu bitangaza turabibona, abarwayi barakira, impumyi zirahumuka, yemwe n'abananiranye barakira amagambo y'Imana bagakizwa. Rero dusubiye ku ijambo nyirizina tugiye kuvugaho, ijambo umwami Yesu atubwira ngo nimuguma muri jye amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Kandi atwenongera twereka ko ari umuzabibu, ari we muzabibu w'ukuri. Natwe ntituba amashami nyamashami yumvira ahashinze. Kirya gihe tuzera imbuto zikwiriye abihanye. Nitwera imbuto zikwiriye abihanye, icyo dusasaba data cyose azakiduha. Iyo ugeze ku murongo wa 16 naho haravuga ngo simwe mwantoranije. Umurongo wa 16 w'ibice 15, simwe mwantoranije ahubwo n'igihe wabatoranyije, mbashyiraho kugira ngo mugere mwera imbuto kandi zigumeho. Si ukuzera yuko ari igihe cy'imvura, si ukuzera yuko ari igihe cy'umweru, n'igihe cy'amapfa, n'igihe cy'ibibazo, n'igihe cy'ingorane, no mu karengane, no kubabazwa, no mu nzara, yemwe no muri za gereza. Ariko murengana kuko nta murokore ukwiriye kuba azira ibyaha. Icyo gihe, kirya gihe ngo ibyo ari byo byose imbuto zawe zigumeho, urukundo rwawe rugumeho, ukunda abakwanga, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, ugire ingeso cyangwa umutima wari muri Kristo Yesu. Icyo gihe data azakwishimira, data nakwishimira, icyo uzasaba cyose uzagihabwa. Rero kugira ngo ubashe kwera imbuto zikwiriye abihanye kandi ubashe gushimwa n'Imana, ntaho wowe wabikura uko gukiranuka ntiwakubona, ariko hari aho gukomoka kugira ngo ubashe gushingira ibyo byose. Burya gukizwa rwose, gukizwa nubwo abantu bavuga ko bikomeye, ntibikomeye, bikomera abatari muri Yesu. Ariko abari muri Kristo Yesu ntabwo gukira biroroshye, gukizwa biroroshye, ntabwo bikomeye. Rero aya magambo tuyasubiyemo, ni ukuvuga ngo nituguma muri we amagambo yakaguma muri twebwe. Reka nkubwire, yenda taraza kuza kugera ku kuguma muri wa nyirizina. Iyo urebye bagumye muri we n'amagambo ye, ni ukuvuga ngo ni uguhora. Hari ijambo turi busome, yenda turi mu ntuza, reka turisome kugira ngo byumvikane neza. Muri Enoki nako muri mu ntuza, reka tusome muri murongo wa 19. Itangiriro umurongo wa 19, ibice 5 n'umurongo wa 19. Umurongo wa 19 haravuga ngo amaze kubyara Henoki, Yeredi arongera amara imyaka. Amaze kubyara Henoki, Yeredi arongora amara imyaka 800, ayibyaramwo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Yeredi yaramye ni imyaka 962 arapfa. Kuri 21 Henoke yamaze imyaka 65 avutse, avyara Metusela. Amaze kubyara Metusela, Henoke agendana n'Imana imyaka 300, ayibyaramwo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Henoke yaramye ni imyaka 665. 24 kandi Henoki yagendana n'Imana ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Amen. Imana ishimwe kandi guhumugisha. Ni ukuvuga ngo hari abagumanye n'Imana baromatana akaramata. Nk'uyu Henoke Bibiliya igenda imuvugaho byinshi. Ni ukuvuga ngo uyu Henoke yagendanye n'Imana, ntabwo yapfuye urupfu rusanzwe, kuko yabanaga n'Imana, amagambo y'Imana akaba muri we, ndetse na Henoke akaba mu Mana. Ngo kugeza igihe bijyaniye biganirira, ngo Henoki ntiyapfa, ngo arazamuka n'umubiri we urahindurwa. Hari Eliya.
Eliya nawe yarahinduwe, ahindurwa, ntabwo yigeze apfa kubera ko yagendanye n'Imana. Hari na Elisa we noneho we no mu rupfu rwe ngo umurambo waguye hasi abari bagiye gushyingura, ngo bikanze abajura, sinzi iki kintu bikanze, bamaze kwikanga ngo intumbi igwa ku ya ntumbi bari bikoreye, iza kugwa kumva ya Elisa, ya ntumbi irakira irahinduka umuntu, nako irazuka. Ni ukuvuga ngo hari abagendanye n'Imana. Ni ukuvuga ngo abo bose babaga basize amavuta y'Umwuka Wera kubera yuko amagambo y'Imana yahoraga muri bo, kandi noneho nabo bakaba mu Mana. Imana rero ni ukuvuga ngo ijambo ryayo, ubundi iyo tuvuga ijambo ry'Imana ni Imana ubwayo, kuko niryo jambo ryaremye ijuru n'isi. Rero hari abantu bagiye bumvira Imana nka Aburahamu yahawe umwana ageze mu myaka 100 n'umugore we Sara ageze mu myaka 90. Ntaho byari byaba, ugifashe baje abaganga bakubwira ko bidashoboka, ariko kubw'ijambo ry'Imana ryonyine ryari riri muri Aburahamu, n'Aburahamu nawe akaba mu Mana. Yabyaye afite imyaka 100 n'umugore we wari ukecuru afite 90, arabyara. Abo bose bagiye babana n'Imana, n'amagambo yabo y'Imana bagiye nibo bihanganye, kandi bagiye banagira n'ishurirwa rigera no mu gihe tugezemo. Iyo bavuga nka Enoki, ubuhanuzi bwe bugera mu gihe cyo kugaruka kwa Yesu, nk'uko tubisanga mu rwandiko rwa Yuda. Hariho Enoki yagaragaje yuko Yesu azagarukana n'abera be. Iyo turebye abahanuzi nka ba Yesaya babanaga n'Imana, turaza kubivuga ko babanaga nayo. Ibyo bahanuye na magingo ya turimo turabibona. Ibyo tusanga Ezekiel yahanuye, cyane cyane babahanuzi twita ngo ni bato, ba Zakariya, ba Obadiya, ba Amosi, ba Yoweri, nibyo bintu ubu ngubu turimo tureba no ku mpande z'isi. Ni ukuvuga ngo rero iyo ugumye mu Mana nayo ikaguma muri wowe, muhinduka umuntu umwe. Iyo muhindutse umuntu umwe rero, icya mbere nta kidugutungura, icyo nicyo cya mbere. Ikintu cyose uko Imana ireba kure n'ibizaba, niko inabihishurira n'abantu bayo. Ikindi cya kabiri, iyo uguma mu Mana neza, ubudahangarwa bwayo urabwambara. Icyo gihe nta mupfumu, nta murozi, nta mukonikoni. Ibi nimbivuga ndagira ngo abantu benshi babyumve, wenda batanabizi. Iyo umuntu atizera mu Mana, nta kindi no mu bapfuma bajyamo. Hari abajyaga bibaza ko ari iby'abirabura gusa, abazungu b'abapagane nibo baraguza cyane ndetse bakanaterekera, ariko ibyo byose nibizajyana muri rutazima, kandi akenshi biba birimo n'ibinyoma byinshi. Ariko ubuhanuzi buturuka ku Mana bw'Umwuka w'Imana bugera kure, icyo ni icya mbere. Kandi ikindi cya kabiri, haba harimo ukuri kose, kuko Imana ni ukuri. Muri Kristo Yesu, mu ijambo ry'Imana niho hari ukuri. Ikindi ni ukuvuga ngo rero hari imbaraga zitagaragazwa na siyanse, zitagaragazwa n'ibisanzwe ebyiri, hari iz'Imana, hari n'iza shitani. Iyo rero utabaye mu Mana, shitani arakwigarurira, iyo utemeye yuko Uwiteka akugaruza ubugwaneza bwe. Kubw'ibyo rero, iyo Imana uri mu ijambo ry'Imana ari muri wowe, ugira n'ubudahangarwa, haba ku myuka mibi, haba ku mbaraga z'abapfumu cyangwa z'abakonikoni, nta butware bikugiraho. Ikindi, iyo amagambo y'Imana akurimwo muri wowe, nawe ukaba mu Mana cyangwa muri Kristo Yesu, habaho icyitwa gutegeka. Uko gutegeka rero, ubundi ibyo tubona mu isi, iyi ngiyi mu isi ifatika, cyangwa se materiyeri cyangwa fizike, dusanga ko ahanini ibibaho tubona biba byabaye kereye cyangwa biba byaremewe mu isi y'umwuka. Ibibi biba byaturutse kwa shitani, ibyiza biba byaturutse ku Mana. Ariko ni ukuvuga ngo aho umuntu ari, ni ukuvuga ngo umuntu ni igikoresho cyakira za mbaraga. Niba mu mutima w'umuntu harimo kwakira inzangano, cyangwa se kwakira urwango, cyangwa se kwakira ishyari
rikomoka kuri Satani. Kirya gihe wa muntu uwo azatuka bizamubaho, azaba amuroze. Ariko noneho uyu nguyu wakira gukiranuka no kwezwa buri munsi azaba afite akanwa gahambira za mbaraga batongereye kuri wa muntu. Icyo gihe noneho abarozwe tukabarogoza akanwa k'Imana cyangwa ijambo ry'Imana. Mu Mana nta rwango rubamwo, muri Kristo nta mashyari, nta shyari ribamwo, nta no kugumanwa kurimo, ahubwo muri Kristo hari urukundo rukunda n'abanzi bacu. Kandi kukiranuka ko mu Mana cyangwa muri Kristo niko kuri nyakuri. Kandi uko kuri nyakuri ni nawo mucyo. Aho umucyo wagaragaye umwijima urahunga. Kandi aho kuri kwagaragaye ikinyoma kirahunga. Aho imbaraga z'Imana zageze izo kwa shitani zirahunga. Kubw'ibyo rero iyo uri mu Mana neza hariho kwambara ubwo budahangarwa, hariho noneho no gutegeka imbaraga zisenya ibihome, imbaraga zikubita hasi byishyize hejuru, kurwanya kumenya Imana. Akenshi ibibazo tubona mu makimbirane y'abantu ndetse no mu makimbirane ya za leta, tureke na sosiyete isanzwe, ahanini ni imbaraga z'umwijima ziba ziri mu kirere, hari abazikuruye abazemereye. Icyo gihe rero iyo ubugome bugwiriye ni ukuvuga ngo habaho intambara, hakabaho amatiku, hakabaho ibihuha, hakabaho inzangano, hakabaho kwicana no kuryana. Ariko noneho iyo urukundo ruva ku Mana rugeze mu basenga babandi bari muri Kristo Yesu, amagambo ye akaba ari muri bo, uko bongera kwegera Imana no gukiranuka, nuko imbaraga z'Imana ziruka zijya zisenya bya bindi. Ndetse n'ibyo Satani yashakaga guteza, cyaba igihugu yaba sosiyete, za mbaraga zikabanetralize, zigakubitwa hasi, kuko hari abari muri Yesu nawe akaba muri bo kubera ijambo ry'Imana. Rero aya ni amagambo y'Imana agira ngo mbibutse ko ahantu ikitorero ririmo rizira cyane abantu ni ukureka kuguma muri Kristo, bakagira ibindi bintu bibarangaza hanze. Ariko wagumye muri Kristo hari ubudahangarwa mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'umwuka, hari gukubita no gugona, hari imbaraga zo gusenya ibihome cyangwa zo gutegeka, hari no guhinduka n'akanwa k'Imana. Yeremiya yarabwiwe afite ibibazo bikomeye cyane, yemera kongorerwa na shitani. Burya hari igihe Satani yongorera abantu akabereka ko byacitse. Yeremiya arataka, aratabaza ati Mana waranshutse ndashukwa nde. Oya, ariko Imana iramurebera iramubwira ngo ya tuza Yeremiya, cyambere nugaruka kava muri izo ntekerezo z'ubwihebe zo kutizera, nugaruka nanjye nzakugarura. Icya kabiri nzakugarukira. Icya kabiri nuvana ibishimwa mu bigawa, bisobanura gutandukanya ibishimwa mu bigawa. Niba wari ufitemo kwizera Imana ariko kandi hakazamo umunabi no kwinuba no kugira gute, burya biba bivanze. Ariko nufata ibigawa, kudakiranuka ukagushyira hirya ukaguta hanze, ugasigarana ibishimwa muri wowe, ngo uzahinduka akanwa k'Uwiteka. Icyo uzategeka kizaremeka, icyo uzavuga kizasohora. Ikindi ngo bazakurwanya, azakugira inkingi yo mu rusengero, ngo nibakurwanya ntibazakubasha. Aho niho Yeremiya yaturije, aho niho Yeremiya yongeye asubira mu mbaraga, arushaho guhanura. N'ubundi buhanuzi bwari bukomeye, ndetse abantu batanumvaga cyangwa se batashaka kwakira, ntibanumva n'imburo z'Imana, nako ntibanumva n'imiburo y'Imana, biza kubazanaho ingaruka. Ariko iyo twashaka kuvuga, iyo wavanye ibigawa ukabishyira hirya ugasigarana ibishimwa, ariyo ya magambo y'Imana muri wowe, uhinduka akanwa k'Uwiteka. Niyo mpamvu uzategeka mu izina rya Yesu, ibisazi bigahunga, abadayimoni b'uburagi bakagenda. Niyo mpamvu uzasengera umurwayi agakira mu izina rya Yesu, kubera ko harimo Yesu indani. Si ugusakuza, si ukuvuga n'amagambo menshi, si ukuvuga mu izina rya Yesu inshuro 1000. Oye, ahubwo nuko uwo Yesu akurimo, nakubamo idayimoni zibwiriza rihunge. Kandi kugira ngo Yesu akubemo nuko amagambo ye aba muri wowe. Turangirize, ntabwo turi burisome, ariko turabivuga mu magambo asanzwe.
nanone mu butumwa bwiza bwa Kristo Yesu uko bwanditswe na Yohana ibice 8:31 kuzamura, Yesu yabwiye abigisha be arababwira ngo abwira abayuda bamwemeye, ngo abwira abayuda bamwemeye arababwira ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, ngo kandi muzamenya ukuri, nimwamenya ukuri, ukuri niko kuzaba batura. Ntabwo bahishise yenda basobanukirwa ibyo ari byo, ariko ni ukuvuga ngo uko tuguma mu ijambo ry'Imana niko turushaho kuba abigishwa ba Yesu Kristo nyakuri, kandi niko turushaho kumenya ukuri, kandi n'ukuri kurushaho kutubatura. Kubaturwa rero icyambere, kubaturwa cyangwa kubohoka, cyambere ni ukubohoka mu bugingo. Niba ushaka deliverance cyangwa deliverance, nta handi uzayibona, ni ukwihana. Kandi ntiwakwihana utakiriye Yesu ngo akubere umwami n'umukiza. Kwakira Yesu akakubera umwami n'umukiza, icya kabiri ukahihana ibyaha byawe byose ukabimwereka, icya gatatu ukatura kubyanze byose ukabyatura Imana, icya kane ukaguma muri uyu murongo w'iri jambo ry'Imana. Uyu murongo w'ijambo ry'Imana iyo ugumyemo rero, icyo gihe muri uko guma muri uwo murongo w'Imana niho uzarushaho kugira ihishurirwa ritandukanye, niho uzarushaho gusengera abarwayi bagakira, niho uzarushaho nawe gusengera ibyawe Imana ikabigufasha, kubera ko amagambo y'Imana ari muri we nawe ukabona mu Mana. Rero aya magambo rero, kubohoka kwacu cyangwa iyo deliverance, iyo umuntu yihanye akakira Kristo Yesu, yamara kwakira Kristo Yesu akagenda mu rugendo muri iyi nzira yo gukiranuka ijye iba muri Yesu, akaguma ku muzabibu ari we Yesu Kristo, ni ukuvuga ngo icyo gihe yakira ubugingo bwo muri Kristo. Ubugingo bwo muri Kristo rero ntibugendana n'icyaha, bwirukana icyaha. Iyo icyaha kirukanwe, kirya gihe amagambo y'Imana n'umwuka wera w'Imana abona icyicaro. Iyo yabonye icyicaro mu muntu, icyo gihe rya jambo rihiga kanseri igakira mu izina rya Yesu. Rya jambo rihiga indwara zananiranye zigakira mu izina rya Yesu. Ubwo buhamya turabubona ni bwinshi cyane, abagiye bakira za sida, abagiye bakira za diabete mu izina rya Yesu, abagiye bakira za kanseri zitandukanye, ubwo bwose ni ubuhamya. Yaba media umwanya wo kwerekana ibintu byinshi by'abamenyanye imitwe n'abandi bagenda bambaye ubusa muri za media tubona, bakwiriye kwerekana abo Yesu yakijije. Ibindi tureba hari n'imiziki rwose itadufitiye akamaro, ariko ubonye ibyo Yesu yakoze ukamwizera, uburwayi bwawe bwakira n'ibibazo byawe byakemuka. So iyo niyo rero deliverance, kugira ngo ubohoke neza, nuko amagambo ye aguma muri wowe, ukaba umwigishwa we nyakuri, none ukamenya ukuri. Ukuri ni iki? Ukuri ni ijambo ry'Imana risobanura gukiranuka cyangwa kureka icyaha. Iyo waretse rero icyo cyaha muri wowe, ugira ubugingo buzima bukorerwamo n'umwuka wera, kandi uwo mwuka wera azahera ku bugingo bweze, namara kubweza agere no ku mubiri, agere no ku environment cyangwa se ibidukikije, abacu, abo tubana nabo, abo dusengana n'abandi. Nayo mpamvu azazana n'abananiranye kubera ko twamubaye imbere. Rero uko kuri niko kuzatubatura. Rero bene data, nta handi hantu hafite solution cyangwa se igisubizo cy'ibibazo tubona mu isi usibye muri Kristo Yesu. Kandi ntiwamumenya yuko wabaye umu intellectuel, no, uzamumenyesha no kwizera. Ube umu intellectuel warangije ufite ama PhD n'amadoktora cyangwa se na masters n'izindi, ariko ushake uba warize rwose n'amashuri ameze gute ko yitwa ko, ntabwo uzamenya Imana utayiciriye bugufi, utayikiranukiye, utihana ibyaha. Uzakomeza uyobe. Niyo mpamvu ngo yatoranije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge. Fata ba Petero bari inkandagira bitabo, cyakora izana n'umu intellectuel Paulo, ibakoresha ibitangaza, abantu bakavuga ngo ariko bari abantu ubwenge babukuye ko tuzi ko batize, ngo erega nuko babanaga na Yesu. N'amagingo ubana na Yesu agira ubwenge buzima.
agira umwuka muzima, amen aba ari mushya, kandi ubana na Yesu agira ubudahangarwa, kandi ubana na Yesu azahoraho iteka ryose. Rero nkarangiriza mu ijambo rimwe rivuga ngo kugira ngo ubashe kuguma muri Kristo Yesu bisaba iki? Ni ukumuha umwanya, akaba ari we priorite y'ibintu byose. Niba ujya mu kazi, jyanayo na Yesu. Wabonye promosiyo, ca bugufi imbere ya Kristo Yesu akuyobore muri promosiyo wahawe. Wahuye n'ibibazo n'igisuzuguriro, gumana na Kristo azabigukuramo. Paulo na Sila no muri Mabuso barabyinnye, ngo bamaze kubyina guhimbaza Imana, imigozi iracika. Petero nawe babanaga na Yesu, Herode ashaka kumwica, marayika araza aramukingurira n'uburinzi butabizi, abucamo hagati. Rero bisaba guha Imana umwanya, guha Imana umwanya. Ngo icyambere ijambo ry'Imana mu busenga ubudasiba. Uyu bita Enoki twavugaga, wagendanye n'Imana imyaka 360 n'ingahe. Uyu Enoki si uko ataratunze urugo rwe, si uko atahingaga, si uko atororaga, ariko byose yakoraga nka kwa muririmbyi yavuze ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Inka za Enoki zahimbazaga Imana, imirima ya Enoki yabaga irimo gukiranuka kw'Imana, intama za Enoki zabaga zirimo ubwiza bw'Imana. Hari abajenerali benshi. Mose yari generali, Yosuwa yari generali, Dawidi yari generali, kandi abo bose bakoze ibitangaza. Imana yabakoresheje ku buryo ntaho wayibona kuri iki gihe. Hari abajenerali benshi babayeho, ariko nta mujenerali wigeze ahagarika izuba ngo rihagarare, ngo hagarike n'ukwezi, usibye generali Yosuwa. Ikiza mu bushakashatsi bwa siyansi bigaragaza ko hari igihe isi yigeze guhagarara idakora rotasiyo. Bano bajya gusanga bakasanga nicyo cya gihe cy'igihe cya Yosuwa. Bisobanura ngo iby'ijambo ry'Imana y'Ibibiri ivuga ari ukuri. Hari abami b'ibihangange. Dawidi yatsinze Goliyati. Goliyati yakoranaga na shitani, ariko ko yarimo yagumanaga n'Imana anesha Goliyati, nta mafunzo ya gisirikare yigeze akora, kugira ngo ikoze isoni by'igiti binyambaraga. Ikoresha akana gato kitwaga Dawidi kayikiranukiraga, hari n'agahererezi kaba mu ishyamba, kuko kabanaga n'Imana kayiririmbira. Kenshi yahimbaga zaburi, umwuka wera akamuzaho agahora hinezeza Imana. Rero bisaba ngo uhe Imana icyubahiro, bwaba mu bukire, bwaba mu bukene bwawe, bwaba mu cyo aho uri hose. Ibyo ukora byose bana n'Imana mu mutima wawe, ubane n'Imana akaramata. Ikindi cya kabiri, shaka umwanya wo gusenga Imana, umwanya wo kubana n'Imana. Niba umuntu abasha kubona imipira akareba iminota 90 hakiyongeraho n'inyongera, ukurikiye Chelsea cyangwa se Liverpool, ayo ni amakipe nayo nta nakuzi, nta n'igihe azakumenya, ariko ukabura iminota 30 yo kubana n'uwakuremye, ari nawe ukubeshejeho. Niyo mikino hari igihe utayirebaga, ariko akuvana ku cyavu, aguha n'iyo televiziyo utagiraga. Akeneye ko iyo televiziyo imuhesha icyubahiro. Ntabwo ari iyo kureba porono, ntabwo ari iyo iriya ntuza gushyiraho video za ntuza za porono, cyangwa se ibintu bitanezeza Imana warabikuye mu masengesho. Ntabwo ari ikwiriye kuzuza priorite. Priorite ni umuremyi wawe. Rero wakuremye akakubeshaho. Ikindi ni ukuvuga ngo gufata umwanya gahe ko gusenga Imana, ukagira n'akanya ko gusoma ijambo ry'Imana. Iyo usoma ijambo ry'Imana rero ugasoma Bibiliya, hari abayisoma mu buryo bw'ubwenge bwo gufata mu mutwe, byo twakwita mu buryo buri academic. Ntabwo uzamenya Imana mu buryo buri academic, ni ugufata mu mutwe nk'agasuko. Ariko iyo usoma ijambo ry'Imana ugafashwa, ukaririmbira mu indirimbo, ukayibyuzuriramo umwuka wera, icyo gihe uhabwa insobanuro zirusha n'abagiye kubyigira.
kuko uwandiyandikishije arimo aragusobanura icyo yavugaga. Ni muri ubwo buryo ba Petero bagize ubwenge ko babanaga na Yesu. Ongera ibihe byo gusenga, ongera ibihe byo gusoma ijambo ry'Imana, urisoma nk'uryuza, urisoma nk'uriconshomera nk'uko Ezekiyeli yaconshomeye umuzingo w'igitabo, ndetse na Yohana intumwa ariconshomera mu byahishuwe, ngo agiye kumva ngo uwo muzingo ariyo magambo y'Imana Bibiliya, ngo amanuka aryohereye, ngo ageze mu nda arushaho gusharira. Bisobanura ngo urushaho noneho kumwambika imbaraga zo kuvuga icyo Data yamutegetse kuvuga icyo ari cyo cyose, no gusharirira imbaraga z'umwijima, no kugira ifuhi ry'imikorere ya Satani. Ufite ifuhe rya Data kubera ibintu byo kuvangavanga iby'Imana cyangwa se kutizera iyaturemye twese. Iyo rero usoma nka chapitre ukayisoma, washaka ukayisubiramo ukumvira kuryoheye, umwuka wera burya muhita mwegerana. Uko mutamwegerana, niyo mpamvu iyo utangira gusoma bwa mbere Shitani arushaho gusa n'uje nawe rimwe ntubigire. Hari n'abasinzira, ariko uko urushaho gusenga ucyaha iyo myuka, nicyo gihe umwuka wera aza. Ahasigaye ukagenda usoma ijambo ku rindi ukarisobanukirwa, ukumva riraryoshye. Kirya gihe hari nubwo urisoma ari ubuhanuzi bwawe, kirya gihe hari n'igihe urisoma rikaguha imbaraga zo gutegeka akarwara kari muri wowe kakagenda. Imana ishimwe rero bene Data. Igituma ikishe abarokore cyangwa abakozi b'Imana b'iki gihe abantu kuva mu byizerwa, nuko bataguma kuri Kristo nk'umuzabibu. Kumugumaho rero ni ukuba mu ijambo rye. Icya kabiri ni ugufata akanya ko kuganira nawe, ukaganira nawe unashima, uzirikana ineza yakugiriye, warangiza ukamuha n'ibyifuzo bya, mukaganira nk'abantu babiri. Uko urushaho kwegerana nawe, muzageraho mu inshuti, ahasigaye akwiyereke. Nimuba muri iki amagambo yanjye, nimuguma muri iki kuguma amagambo yanjye akaguma muri, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Nibyo mwene Data, hari ibibazo ufite, hari ugukubitika ufite, hari imbaraga z'umwijima zikurwanya, hari abakozi ba Satani se bakurwanya, hari ubwihebe, hari ibibazo, hari ibyo utishyizemo, hari ibyo yenda nawe wikururiye, ariko byose uko byagenda kose Yesu aracyicaye ku ntebe y'imbabazi. Ushaka ube warabaye umusinzi 100%, cyangwa se nushaka ube warabaye umwicanyi ruharwa, ariko nupfukama, cyangwa umusambanyi, cyangwa nupfukama uyu munsi wa none ukabwira Imana ngo Data, ndagusabye ngo umbabarire ibyo nagucumuyeho byose, nciye bugufi imbere yawe, umbabarire amakosa yanjye, nta cyiza kimboneka, dore ndi mubi mu buryo bumeze gutya na gutya na gutya na gutya, dore ndangana, ndaroga, ndagira gutya. Nciye bugufi, upfukame uririre Imana, uyisabe imbabazi. Numara kuyisaba imbabazi, Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi, arakubabarira. Namara kukubabarira, ubwiye ngo Mana, nkimara kwakira imbabazi zawe, nkeneye kwambara imbaraga zo kudasubira inyuma, nkeneye guhora mu byawe. Ushake n'abakozi b'Imana babigufashemo. Ubwo ndavuga ku batarakizwa, kuko ku batarakizwa, ku batumva imiburo y'iri jambo ry'Imana, nta handi, nta yindi ngororano yawo, ni inyanja yakumuro n'amazuku, ni ukurimbuka pe. Ushaka ube warize cyangwa utarize, ushaka ube ukomeye cyangwa ube woroheje, ni ukurimbuka kandi kwiteka, judgment, jijima y'Imana. Ariko noneho ushaka ube warakoze ibyaha bimeze gute, Data ni umunyembabazi. Ca bugufi aho uri, usaba Imana imbabazi. Iyi minsi tugezemo si iminsi yo gukina, ni iminsi yahanuwe igaragaza kugaruka kwa Yesu. Ibyo Bibiliya yavuze ivuga nibyo birimo biriho ubu ngubu. Ca bugufi uwo wawe uri wese, umenye ku isi utazayiramamo imyaka ingahe. Ariko ijambo ry'Imana mu gutegeka kwa 2:32-29 hava ngo iyo baba abanyabwenge babamenye ngo babataye kwiherezo, kwitaye kwiherezo ryawe. Niba ushaka kwiherezo ryawe riba ryiza, ca bugufi usaba Imana imbabazi. Ku muntu rero wakijijwe,
ukabibivangavanga abikinamwe atazi, ca bugufi usaba Imana imbabazi. Ku muntu wari ucitse intege, Satani akongorera, mubwire ngo Satani urabeshya, umwami wanjye ni umunyambabazi, uce bugufi nawe umwereke intege nke zawe, wereke data wa twese intege nke zawe. Wiyeze ku gatono kanini, mukozi w'Imana, muvuga butumwa, muririmbyi, munyempano runaka, muhanuzi, ca bugufi twese twongere dusubire mu bihe, ugume mu ijambo ry'Imana, urisoma uko bwije uko bukeye, gahunda zawe zose uzereka Imana, ufata akanya ko gusenga, ko kugira ibihe byo kuba imbere y'Imana. Imana ibe priority, ubutunzi bwawe buziyongera kuko wagize Imana priority. Inka zawe nuko bizagenda. Rero reka duce bugufi rwose bene data, tumvise rino jambo ry'Imana, nkwifurije kuguma muri Yesu n'amagambo ya Yesu Kristo akaguma muri wowe. Reka dusenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye kubw'ijambo ryawe twumvise, twagusabye kugira ngo uryumvise wese rigere icyo rihindura mu bugingo bwe, kandi arusheho gukumbura kuba imbere yawe, arusheho gukumbura kugira ibihe byo gusenga, kuko mu bihe byo gusenga ariho dusubirizwa, kandi mu bihe byo gusenga iyo bikomejeho nta gukorwa n'isoni, kuko abiringiye Uwiteka batazakorwa n'isoni, ngo bazahora bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyega, ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agose bene abo, ngo uhereye none ukageza iteka ryose. Reka bakumvise, hari abari bafite ibibazo runaka, hari abarwayi, hari abafite ibibazo yenda by'ubukene ko nta kazi bafite, hari abashoshomaje, hari abarwaye se, hari abafite intambara mu ngo zabo cyangwa se mu miryango yabo cyangwa muri sosiyete babana. Uwiteka ururutse ihumure kubw'ijambo ryawe, abanyabyaha bamenye ko ibyiringiro biri muri wowe, bace bugufi bihane, abagiri baragiweho n'ibizinga bajye mu kidendezi cy'amaraso yawe biyeze, ariko gusaba imbabazi no kwezwa. Ikindi, nibamara guca bugufi, umuntu wese wumvise iri jambo akwereka icyifuzo cye, kandi icyifuzo cye namara kukikwereka, ndabizi imbabazi zawe zirahari ku bantu bose. Reka ikiganza cyawe kigere ku murwayi aka kanya, umaze kumva ibingibi, umurwayi akire mu izina rya Yesu. Reka ikiganza cyawe kigere ku mushomeri wahoraga akuririra, afite ibibazo by'uko ari butunga urugo rwe, uca inzira, ahasigaye izina ryawe rihabwe icyubahiro. Fata ikiganza cyawe ku muntu wari warananiranye wese, akaba yarananiranye atumvaga ineza yawe, uyu munsi yumva ineza yawe, afata umwanzuro wo kwakira agakiza. Uwiteka kemura ibibazo ku cyifuzo cya buri umwe wese, ngushimye ko ubikoze, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyo iteka ryose. Byose mbisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Inshuti za gusenga, turabashimiye cyane ko mukomeje mudukurikirana, kandi ubutumwa ntubukomeye ntubugumane, ubuhereze n'abandi. Imana yo mu ijuru mugisha cyane. Ushobora kuba ufite ushaka kugirisha inama, abagufasha, wadutera inkunga, turabaha nimero za MTN 0783 karindwi gatatu gatatu kane iminani ibiri, 0783 karindwi gatatu gatatu kane iminani ibiri. Ushobora kuba ukeneye umukozi w'Imana, twagufasha tuhageza ku mukozi w'Imana, twakugira inama. Imana yo mu ijuru mugisha cyane, turabashimiye. Shalom shalom.